mbanje gusuhuza ukunda kudukurikira gatanu kandi uragaciro cyane, udahari ntitwavuga, udahari ntitwakora, udahari nta na kimwe twageraho. Niyo mpamvu mbwira ko uri n'agaciro cyane mu buzima bwacu cyangwa se mu buzima bwanjye. Uriho kubera ko ndiho kubera ko uriho. Mu by'ukuri ibi bintu ni Imana yabikoze, ndetse hari umugenga wabi byose. Niyo mpamvu rero ngushimira, ni impamvu rero udahari ntabwo nshobora kubaho. Mu by'ukuri rero ndagushimira ko ukomeza gutuma mbaho. Uyu munsi rero hari inkuru itugezeho cyangwa se yatugezeho, ndetse nawe ko ushobora kuba unayizi. Reka dufate umwanya twihanganisha umuryango ndetse n'abakunzi ba Pastor Theogene bamaze kwitaba Imana, aguye mu mpanuka ikomeye. Uyu mugabo muramuzi cyane, nta byinshi tumuvugaho, nta bintu byinshi tugomba kubivugaho. Bino bintu icya mbere ni uko tumwifuriza iruhuko ridashira. Mu by'ukuri uyu mugabo muzi amateka ye, murayazi cyane, muzi ubuhamya bwe, muzi ibyo agenda agakora bitandukanye, muzi ibigwi bye, muzi nta na kimwe utazi, nta na kimwe utazi kuri uyu mugabo. Sinzi impamvu rero natinda mubwira ibintu byinshi cyane, gusa dushaka kumwifuriza iruhuko ridashira. Pastor Theogene rero yaguye mu mpanuka y'imodoka ubwo yavaga mu gihugu cy'i Bugande ari kumwe n'abandi bantu. Niyo makuru twahawe, ariko tugomba kuyatangarizwa wenda n'umuryango we ubwo tuzitabira ikiriyo, cyangwa se ubwo tuzamenya amakuru, cyangwa se n'ubwo tuzabona igikorwa cy'ikiriyo kuri social media atandukanye, ubwo tuzagenda tubitangarizwa n'ibinyamakuru bitandukanye. So rero yaguye mu mpanuka. Ni ibintu bibabaje cyane kubona umuntu ufasha abantu, wigisha abantu ibintu byo gukiranuka, ibintu byo kugana Imana, ibintu by'inzira nziza, ukabona apfuye mu buryo butunguranye. Apfuye mu buryo butunguranye nk'ubu ngubu. Urupfu ntabwo ruteguza, ariko ni urupfu rw'impanuka, ni urupfu rubabaza abantu benshi cyane, kubera ko upfa nawe utabitikekaga, ni ibintu biza bikakwituraho. Ndakeka ko rero ari ibintu bibabaje cyane. Mu by'ukuri impfu ziratandukanye. Hari urupfu umuntu ashobora gupfa yamaje kubimenya, cyangwa se ari kubyiyumvamo, cyangwa se yagize uburwayi runaka, nk'uko wamwigisha ko hari ibintu agomba kubanza gushyira ku murongo, hari abantu agomba gusaba imbabazi, uburyo akaza gupfa, ariko byose yabashe kubanza kubyiyumvamo. Ariko urupfu rw'impanuka ni urupfu rutangaje, kuko biba bitunguranye, nawe ntaba abikeka. Ni urupfu ruryana, yaba ku bantu bakunda umuntu runaka, ariko by'umwihariko umuryango wa Pastor Theogene, umudamu n'abana be, ndetse n'abantu bose yakomeza kugenda afasha, natwe turimo, kuko yaduherezaga inyigisho nziza, bigishaga mu buryo butangaje, nta muntu utamwumvaga. Hari abantu bigisha mu buryo buri board, cyangwa se mu buryo hari ingeri zidashobora kwisanga muri ibyo bintu ari kwigisha. Ariko uyu mugabo ingeri zose, yaba ukunda gusenga, yaba udakunda gusenga, yaba ukunda Imana, yaba utayikunda, yaba udakunda kumva ibintu by'ivugabutumwa, umugabo wamukundaga. Wakundaga uburyo yigishagamo, wakundaga uburyo yavugaga ibintu kandi ubona ko ari byo. Yakoraga ibintu bituma abantu bakunda abandi, yasuraga abantu, yahembaga abantu, aho ku munsi dusoza umwaka, ku munsi wa Noheli yasangiraga n'abantu babaye imbobo, abantu bo mu muhanda. Ibyo ngibyo ni abantu bake babitekereza kuri iyi si. Ariko yafataga igikorwa agateka, agagaburira abana bose, akabishimira, akabereka ko bari kumwe, ko nabo ubwo buzima bunyuzemo, ariko batagomba kubibagirwa. Uyu mugabo rero turamwifuriza iruhuko ridashira. Turifuriza umuryango we kwihangana bibaho mu buzima. Ndifuriza cyangwa se ndihanganisha umuntu wese wakundaga uyu mugabo kwihangana, kumva ko bibaho, gusa tukamusabira umugisha ku Mana, ko Imana yamuhemba ibyo yakoreye byose, ikabimuhembera bikwiye. Nubwo atigeze kwigisha wenda ngo wowe ukizwe, ariko subira inyuma uremo andi mavideo atandukanye ku binyamakuru bitandukanye, ubashe gukuramo isomo. Ntibivuze ko kuba agiye utafata ngo umenye isomo, cyangwa se umenye ibyo yavugaga, cyangwa se urebe ibyo yakoraga, ngo nawe ugire icyo ubyigiraho. Namwigiyeho byinshi, nagize n'amahirwe mbonana nawe, mpura nawe,
ni umuntu mwaganiraga atuje, ni umuntu mwaganiraga wumva avuga utuje cyane, nta jwi afite, wumva avuga nk'umuntu witurije witonze. Ariko bikagutangaza ubwo yabaga ageze ku rubyiniro cyangwa se kuri stage aho abantu bakureba ari bose ari benshi. Mu by'ukuri uyu muntu wahitaga ukeka se yajwe nari muziho avuga atuje, iri jwi ryo kuvugira hejuru no kwigisha gutya biturutse he? Urumva byabaga ari umuhamagaro w'Imana. Mu by'ukuri uyu mugabo arababaje, aratubabaje, ababaje u Rwanda ndetse n'isi ndetse n'abantu bose bamukundaga. Gusa bibaho, turamwifuriza iruhuko ridashira. Nta byinshi tumuvugaho, ni ukumwifuriza iruhuko ridashira, twifuriza n'umuryango ndetse n'inshuti n'abavandimwe kwihangana. Murakoze cyane.